Yes, hello my people, banyarwandakazi, mwese mwamaze guhitamo day by day news, aho mugiye muherereye hose kabisa, nkomeje kubifuriza ibihe byiza. Groupe diaspora nizigiye zitandukanye, aba diaspora mwigire hino tuganire, dore ko kabisa amateka se cyangwa ubuzima bukomeje kuba bubi cyane kuba diaspora. Ngaye nguko rero reka nze ntangirane n'iyi nkuru mwiyumvire. Mbibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment kuri mwe mutarakora subscribe. Ngira ngo mu minsi ishize ndibuka neza ko nabakoreye inkuru y'aba diaspora bakomeje gupfa umusubirizo, ariko mu by'ukuri ugasanga bari kwicwa no gutambamwo ibitambo nabo bagiye gukorera. Ngira ngo murabyibuka mu bihugu nka Arabian Saudite, ibihugu nka Iran, ibihugu bigiye bitandukanye by'Abarabu cyane akaba ariho hari kugenda harangwa izi nkuru cyangwa se aya makuru, akaba ariho ari kugenda aturuka cyane ari menshi. Ngira ngo group of diaspora nizigiye zitandukanye, murabyibuka neza ko kabisa mukomeje kugenda tuganira mukaduha amakuru y'ibiri kubera aho ngaho, ariko uyu munsi inkuru yaje kuba ibabaza aba diaspora batari bakeya muri rusange. Byababaje aba diaspora benshi b'abanyafrika batuye mu bihugu bya Arabian Saudite ndetse nk'igihugu nka Iran, ibihugu by'Abarabu muri rusange. Nkuko namaze kubibabwira, biri kugenda mu by'ukuri ibyo biri gukorera abana b'abanyafrika, ngira ngo byo ni agahomamunwa muri make. Ngira ngo mumaze kugenda mubimenyera rero ko aya makuru tuyabazanira kugira ngo mu by'ukuri aba diaspora se cyangwa abantu mutuye muri ibi bihugu mugende mwitwararika, dore ko bikomeje kuba byaba agaterera nzambe. Uyu mubyeyi aturuka mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, hariya ahitwa Kanyosha ni mu Burundi. Yarazwi ku izina cyane Mama Gloria, kuko yari umubyeyi w'abana bane ndetse yarafite n'umugabo yagiye gushaka amafaranga rero, cyangwa se agiye gushaka amaramuko mu gihugu cya Arabian Saudite. Ariko ibyaje kuba byamubaho mu by'ukuri ni agahomamunwa. Ibyaje kuba byamubaho byaje kuba bitungura abatari bakeya. Reka tugende twihuse nabyo gutinda. Ubundi se uyu Mama Gloria yaje kuba yazira iki? Uyu Mama Gloria byamugendekeye gute kugira ngo abe yapfa mu by'ukuri akicwa urupfu rubi cyane? Ngira ngo mu minsi ishize nabahaye inkuru y'umudiaspora nawe mu gihugu cya Arabian Saudite, umumama mu gihugu cy'Abarundi waje kuba yakicwa atanzwemo igitambo. Murabyibuka ko yabyimbye akaguru agahita apfa, ariko murabyibuka ngo ko yari yabanje kurebana n'inyamaswa ijya kumera nk'inyana, ariko nyine na makuru yatanze yoherereza umugabo we. Mu by'ukuri twe ntabwo twabashije kuba twayabona, ariko uyu mubyeyi mbere y'uko apfa nyamara yaje kubagira atya, yoherereza video umugabo we, amwoherereza n'amarikodi, aramubwira ati nyamara umuntu watwohereje hano Pluto ntari nihuta cyangwa se ngo ngende n'andi makuru. Ubundi murabizi ko abanyafrika kujya gukora mu bihugu by'Abarabu nka za Arabian Saudite, Iran, Albania ndetse n'ibindi bihugu nyine muzi by'Abarabu. Ngira ngo cyane mu gihugu cy'u Burundi hariyo agence cyangwa se company yoherezayo abakozi, kubera ko mbere bajyaga bagenda bijyanye bakaza kuba baburirwa irengero, baza gushyiraho company rero mu by'ukuri wenda yajya ibabazwa. Ariko ngira ngo n'abanyarwanda benshi kujya muri ibi bihugu by'Abarabu ni ibintu byoroshye cyane, dore ko ari naho bitagoye kuba wagerayo, ariko bari kugerayo bitewe ngo n'imyuka mibi bakorana nayo. Iki gihugu, ibi bihugu ngo bikorana imyuka mibi cyane, ugasanga baje kureba abakozi muri Afrika kenshi kubera ko bamaze no kugenda noneho babamenya imyitwarire yabo, bari kuza bitwaje ngo bari kubashakira akazi muri Amerika. Ubundi nyine bakababwira ngo barabanza bace nko muri za Arabian Saudite ngo bamare nk'ukwezi ngo kugira ngo nyine bizabe byoroshye. Ariko mu by'ukuri ahubwo si ugushaka abakozi, ahubwo no gushaka abo batambamo ibitambo, kubera ko mu by'ukuri iyi voice cyangwa se iyi video yaje kuba yakohereza yoherereza umugabo we ni video ibabaje cyane. Ngira ngo rero uko byaje kuba bigenda,
uyu mubyeyi yakomeje agira ati mugabo mwiza ndetse ume n'abana tuvugane kuko ndi kubona nyamara uwatwohereje muri iki gihugu ibyo yatubwiye ari amabeshyo, ibyo yatubwiye nta na kimwe bubahiriza, dore ko ukigera hano bakwakirana yombi, ariko amakuru naje kumenya burya n'ibivugwa ni ibya nyabyo muri ibi bihugu. Yakomeje agira ati ubundi akenshi iyo baje hano aba ari ibitambo tugiye gutambwamo, kubera ko urahagera bagahita batumira inshuti n'abavandimwe bagahita bavuga ngo umugeni yaje. Nyamara kumva ayo magambo nagize ubwoba, ariko nanga kubibereka kugira ngo badahita bangirira nabi byihuse, ntangira kubaho mu by'ukuri nitwararitse, ariko ndi gushaka no kuntu nabona abavandimwe bamfasha kugira ngo nigarukire. Nganira n'abandi bakozi bagiye bari muri ibi bihugu, baravuga bati singo zose, ariko nyine ibyo bintu byo bibaho. Byakomeje kugenda bintera ubwoba. Iyi ni letter ndi gusoma, ariko ni mu Kirundi, nagerageje kugenda nyishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Akomeza agira ati ubwo namaraga kumva ko umukozi wa mbere yaje hano agapfa, uwa kabiri akicwa, n'uwa gatatu agapfa, ariko uwa gatatu we agapfa mu by'ukuri yari yabuze imyenda ye, ngo akaza kwisanga mu cyumba cya nyirabuja adahari, akazira ko yabipostinze nyine ngo imyuka mibi bakorana nabyo nyine ikabagaruka bikarangira bamwicishije. Njye nahageze nta makuru mfite, mutware rero ndamutse ntabashije kuba nagaruka, abana banjye uzababwira icyanyishe batazagira ngo ni ikindi, dore ko nzaba nguye ishyanga. Yakomeje agira ati umbwirire data na mama ko mbakunda. Akomeza anagira ati umbwirire mabukwe ndetse na data bukwe ko mu by'ukuri ntabashije kuba nakusa ikivi cyangwa se ngo kuba nagera ku ntego y'amagambo bagiye bambwira. Ati nabaye ikigwari cyo gusuhuka nkajya mu bihugu by'amahanga, none mu by'ukuri namugisha umbashije kuba nyine ni ijambo ry'ikirundi yakoresheje, mu by'ukuri kumva igisobanuro cyaryo byangoye, ariko abana bashije bavuze ngo nyine kuba umugisha nyine bitaramuhiriye muri make, reka mbivuge gutyo. Mu by'ukuri ni letere y'agahinda yakomeje yandika. Ubwo rero iyo yarwaraga mu by'ukuri uri kumva ko nyine bari bamaze kumutambamo igitambo, yarwaye iryinyo, aravuga uti reka njye kwa muganga mu bitaro bya hariya muri Arabian Saudite. Mu kujya muri ibi bitaro rero mu by'ukuri agezeyo ngo niho yahise apfa, dore ko ngo bamukuye iryinyo ubundi ahita yitaba Imana. Ariko abenshi mu bakozi muri groupe ya Diaspora Arabian Saudite bakomeje kuba bagira bati hari n'igihe byashoboka ko baba bamuteye nk'ikinya bakamusinziriza ubundi bakamukuramo nka bimwe mu bice by'umubiri bimwe nyine by'ingenzi bakunda kugura ngo nk'imitima, imyijima, impyiko, ngo bakaba bamusinzirije nyine bagahita bamwica babishaka. Ku buryo ki nyine murabizi ko namwe mukurikiye iyi nkuru cyangwa se muri buyumve muragenda muduha ibitekerezo. Ntabwo umuntu yarwara iryinyo ngo najya kuryikuza ahita apfa. Ngira ngo ni ibintu mu by'ukuri utasobanurira umuntu, kandi ni ibintu bigoye guhita wabyumvisha umuntu. Nibaze kurwara iryinyo ugahita upfa ari uko barikuye. Ibyo bintu ni ibintu bitangaje cyane kandi udahita wumva. Ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza abenshi, ariko ni n'ishusho yo kugaragaza ubuzima bwa diaspora muri ibi bihugu by'Abarabu uko bigiye biteye. Ngira ngo rero nkomeje kugenda mbakorera inkuru z'abadiaspora kugira ngo mu by'ukuri namwe muri diaspora zigiye zitandukanye wenda aho bitari byagera, ariko nagiye mbabwira ngo gutya muba mu magurupe runaka mu by'ukuri mujye mufashanya. Nimba hari bibonetse nk'ibi ngibi mwajya munatabarana hakiri kare, kandi uri mu rugo rwiza akaba yanafasha uri mu rugo rubi akabona buryo ki yakigarukira muri Afrika. Ngira ngo rero nuko nguko inkuru y'uyu mama Gloria yaje kuba yagenda ubundi ahita napfa urwa gashinyaguro. Ngaye nguko rero nongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza. Yari rinco imfura muri rubanda. Reka twongere dusubire mu kanya, ariko wa diaspora dore ko ubuzima bukomeje kugenda buba bubi cyane, mukomeze gukomera kandi namwe mwige ubwenge. Reka twongere tubonane mu kanya. Hasta la vista.